Reka tubasuhuze kandi tubahe ikaze nshuti bakunzi b'ibiganiro byacu, tunabashimire ko mukomeje kubana natwe umunsi ku munsi. Ntabwo twatangira iki kiganiro tudashimiye buri muntu wese wamaze gukora subscribe kuri iyi channel, ni iby'agaciro pe, ni mwebwe mutuma tubasha kubona imbaraga zo gukomeza gukora ibiganiro nk'ibi ngibi. Imibare iracyatwereka yuko hari bamwe cyangwa se abantu benshi bareba ibiganiro byacu ariko bakaba batarakora subscribe kuri iyi channel. Niba uri umwe muri abo ukaba wenda warabitewe no kutamenya uko bayikora, reka tukunyuriremo muri makeya. Nureba hasi y'iyi video urabona amagambo yanditse subscribe, uyakandaho rimwe gusa ubundi bikaba biciyemo. Icyo bigufasha ni iki? Ni uko mu gihe dushyize ikiganiro nk'iki hanze uza mu ba mbere bagerwaho nacyo. Nk'uko mwamaze kubibona rero, uyu munsi tugiye kuganira ku ngingo ivuga umuntu. Tugiye kureba ni iki cyagufasha kumenya umuntu cyangwa se kumumenyaho byinshi mu buryo butagoye. Twese mu buzima bwacu twifuza kugira inshuti, ariko zimwe twita inshuti nyanshuti. Izo nshuti rero twifuza twazibona dute muri iyi si isigaye irimo abantu benshi ariko batakirangwa n'indangagaciro nziza? Dore icyo tugomba kwitaho kugira ngo tubone inshuti twifuza, inshuti nyanshuti yagira aho itugeza cyangwa se yatugirira akamaro. Igihe umuntu adashobora kugaragaza neza imyitwarire ye cyangwa se inyungu ze, ni ngombwa cyane gushishoza cyangwa se kugira amakenga, noneho tukareba neza abantu akorana nabo cyangwa se inshuti ze ni izihe. Hari imvugo imwe igira iti iyo imyitwarire y'umuntu itagaragara neza, reba inshuti ze. Iyi mvugo itwigisha uko twamenya umuntu mu buryo nyabwo kandi bitatugoye. Itwigisha ko inshuti z'umuntu zishobora kudufasha kumenya byinshi kuri we, kuko burya inshuti y'umuntu akenshi ni ishusho y'imyitwarire ye cyangwa se uko yitwara mu buzima busanzwe. Niba inshuti z'umuntu ari abantu bafite indangagaciro nziza, b'inyangamugayo kandi bakora ibintu byiza, bakaba bafite umutima mwiza, ibi byerekana ko n'uwo muntu agomba kuba afite imyitwarire myiza byanga bikunda. Iyi mvugo nanone itwigisha ko twasuzuma abantu dutekereza ko ari inshuti zacu cyangwa se ba bandi twifuza ko batubera inshuti. Wakwibaza uti ese kuki ari ngombwa kugenzura abantu ntekereza ko ari inshuti zanjye cyangwa se nifuza ko bambera inshuti? Impamvu ni uko burya mu buzima ukeneye inshuti zizakugirira akamaro, apana za zindi zifite ingeso mbi zizatuma uhora mu bibazo cyangwa se nawe bikarangira wishoye mu ngeso zitari nziza kandi utabiteganyije. Dukeneye rero guhora tugenzura abantu dufitanye nabo ubucuti, tukareba niba bafite imyitwarire idufitiye akamaro kandi imyitwarire yatuma natwe tugira aho tugera, tugira iterambere tugeraho. Mu magambo make rero tugomba guhora twibuka ko dufite inshingano yo guhitamo neza inshuti. Ikindi tutagomba kwibagirwa ni uko iyo imyitwarire y'umuntu idasobanutse cyangwa se akaba ari wa muntu dukunda kuvuga ko bigoye kumumenya, akenshi na kenshi twabonye ko inshuti ze zishobora kudufasha kumenya byinshi kuri uwo muntu.
N'aha rero dusoreje ikiganiro cyacu, wakoze cyane wowe wabanye natwe kuva tugitangiye kugeza tugishoje. Niba iki kiganiro wagikunze, turakwibutsa yuko utakihererana, gisangize n'abandi. Bikorwa bite? Nureba hasi y'iyi videwo urabona amagambo yanditse share, yakandeho, noneho urabasha kugisangiza n'inshuti zawe cyangwa se undi muntu wese ukeka ko cyagirira akamaro. Ikindi, niba natwe wifuza kutwereka ko wagikunze, hari andi magambo hasi y'iyi videwo yanditse like, yakandeho turahita tubibona. Mwakoze cyane rero, mukomeze mugire ibihe byiza, Imana ikomeze ibane namwe kandi ihire imirimo y'amaboko yanyu, naho ubutaha, bye.